Yes, amahoro kuri mwese rero. Iyi ni Waka Waka podcast nk'ibisanzwe, nizere ko mukomeje kugira ibihe byiza aho muri hose. Uyu munsi rero tugiye kuganira kuri yars. Ngiyi ni ronsha nshyashya, ronsha ya nyuma y'Abarusiya bamuritse ku munsi w'ejo. Iyi ngiyi akaba ari ronsha nini cyane nkuko muri kubibona aho ngaho ku mashusho. Ni ronsha ifite toni 123, ikaba ishobora kurasa mu ntera y'ibirometero ibihumbi 10. Ahangaha neto ikomeje gutitizwa cyane. Iyi yars rero ikaba ishobora kurasa izi misile zose z'Abarusiya nini cyane. Izi ngizi nini cyane ishobora kurasa Sarmat, misile za Sarmat, ishobora kurasa izi misile zose nini z'Abarusiya. Iyi yars ishobora kuzikoresha. Ikaba rero ari ronsha cyangwa se danseri nshyashya Abarusiya bamuritse ku munsi w'ejo. Ibi ngibi akaba ari mu rwego rwo kwerekana neto ko aho iri hose bashobora kuyihasanga, kubera ko iyi ronsha ifite ubushobozi bukomeye cyane na tekinoloji iri ku rwego rwo hejuru nkuko Abarusiya bakomeje kubitangaza. Rero nyuma yo gutaha iyi yars twakomeje kurebera hamwe no kureba ibiri kujya mbere ku rugamba n'abandi bantu twari kumwe, ariko tuza kubona ko urugamba rwo muri Ukraine, target ya contre-offensive y'abanya-Ukraine yari Melitopol. Nkuko mubibona aho ngaho ku ikarita, abanya-Ukraine impamvu bashyize imbaraga nyinshi muri Zaporizhia no muri Bakhmut nuko ariho bashobora kumenera, bakaba batobora noneho binjira aho ngaho muri Melitopol. Bagera aho ngaho muri Melitopol nkuko muri kuyibona aho ngaho ku ikarita, bagahita bamanuka bakagera ku nyanja ya Azov. Bageze ku nyanja ya Azov nkuko mubibona, bashoboraga kuba baciyemo kabiri ibice biyoborwa n'Abarusiya. Ibice biyoborwa n'Abarusiya, bamwe bagahera ruguru abandi bagahera hepfo. Noneho ikijyanye no kugeza ibikoresho ku rugamba, kubongerera ibikoresho no kuboherereza ibyo kurya n'ibiki bikagorana, ku buryo izi ngabo z'Abarusiya zashoboraga gutsindwa. Iki ngiki rero iyi tekinike bari bayiziranyeho n'abaneto, nicyo kintu bagenderagaho, bizera ko Ukraine izatsinda muri contre-offensive. Wumva ko ishobora gutungurana igaca muri Zaporizhia igahita igera muri Melitopol, noneho igahita ikata iriya nzira mo kabiri, igakata ibice by'Abarusiya mo kabiri. Abanyaburayi baragenda bafana contre-offensive, barayifana, badutera ubwoba. Twese twatuvuga ati noneho mu Rusiya contre-offensive nitangira ibintu bizaba bikaze cyane. Wareba amajambo yabo muri neto, amajambo y'abayobozi bo mu Burayi, ukabona ko bafite icyizere kiri hejuru ya 80% ko contre-offensive izakunda. Gahunda rero yari iyo ngiyo. Melitopol yari kugera muri Melitopol, ariko nkuko mukomeje kubikurikirana ku rugamba, nkuko mubikurikirana ahangaha kuri Waka Waka, ntabwo abanya-Ukraine barabasha kurenga imirongo y'Abarusiya, kubera ko nkuko twabibonye iyi mirongo y'Abarusiya ni imirongo bubatse mu gihe kirenga umwaka wose. Ntushobora kuza rero n'utuntu tw'utubeshyeshyo nk'utwo babeshyesheje Ukraine ngo uje gutobora muri iyo mirongo, ahubwo urimo kuroha abana ku rugamba, burimo kuroha abasirikare ku bintu nawe uzi ko badashobora gutsinda. Anyway, njyewe sinzi ikintu aba bayobozi babaga bizeye, ko bonaga harimo n'abajenerali bazi bya gisirikare. Sometimes ukabona n'izo satellite zabo zafotoye, ukabona bafotoye nyine iyo mirongo y'Umurusi buryo iteguyemo, ukavuga uti babibonye noneho mu Rusiya bagiye gukora iki, ariko still bakaza kubyirohamo, mukohereza abana mukarohayo abana ngo bagende babyirohamo, kandi mufite amakuru ko ibintu biteye ubwoba. Njye nibaza niba aba bajenerali koko barabaga bizeye ko Abarusiya bazatsindwa, cyangwa se niba barabaga babizi ko abanya-Ukraine bazatsindwa ariko bagaceceka kugira ngo abanya-Ukraine biyahure bagerageze barebe. Icyo kintu mpora nkibazaho, kubera ko iyo urebye aba bantu bo muri neto abajenerali b'Abanyamerika, za CIA, abajenerali b'Abongereza biha gutanga amakuru no gutanga, babaye nabo abapundeti nk'abo umupira, basigaye birirwa ku mateleviziyo barimo gukora urugamba ku ikarita, ukagira ngo nibo bari kuri tele. Ukavuga uti abajenerali bose ibintu bavugaga bari babyizeye mu mutwe ko bishoboka. Namwe mujye mwibaza icyo kintu, njya nkibaza kikanshaga kabisa, kubera ko
nta na hamwe Ukraine yigeze ikandaho ngo bikandike muri iyi mirongo y'urugamba, nta na hamwe. Rero ni ibintu bikomeje kugaragaza isura itari nziza ya NATO n'abanyaburayi, kubera ko byonyine kwibeshya mukaruha ibihumbi n'ibihumbi by'abanya-Ukraine mu mirongo y'Abarusiya, iyi ntambara nirangira sinzi ko bizamera nk'ibyo muri Yugoslavia mwabashije gupfundikiranya n'uyu munsi mukabipfundikiranya, ubwicanyi bwa NATO n'amabara ya NATO muri Yugoslavia uyu munsi si bikaba bimeze nkaho bitavugwa. Sinzi ko ni intambara yo muri Ukraine nirangira mutazabazwa ubugambanyi mwagiriye abanya-Ukraine. Icyo kintu ndakibaza, ndanagitegereje ngo ndebe iyi si yiyita isi y'ukuri icyo izakora. Ariko nkuko turi kubibona isi iri kujya iri kuva mu buyobozi bw'ibihugu bimwe, bishobora kuzabazwa abantu bakabaza bati mwaruhaga abana b'abanya-Ukraine mu ntambara mubizi ko batazatsinda kubera iki, mukajya ari imbere y'inteko mukisobanura. Kubera ko Amerika ntishobora kohereza abasirikari bayo muri iriya mirongo mu buryo boherejeyo abanya-Ukraine. Abafaransa ntibashobora kubikora, Abongereza ntibashobora kubikora, ntibashobora kohereza abana babo muri iriya mirongo y'Abarusiya mu buryo babikozemo n'udutwaro bari babahaye. Ntibishoboka. Nahoze nanareba hano ndi kureba kuri Washington Post, nkunda kuyireba kuko Washington Post ikunda gusohora utuntu ukagira ngo yibeshye, ntabwo iri muri propaganda ariko ibifite abantu ishaka kubwira. Hano bavuga ngo they note that the possibility of returning a significant part of the territory by Kiev ends. Nukuvuga ngo babonye ko kugira ngo Ukraine izigarurire uduce dufatika ntabwo bishoboka, ubu ngubu byanavuye mu mitwe yabo, byararangiye. Urumva ngo the counter-offensive is limited to capturing a handful of village as Russia forces push ahead in the north. Urukubyumva nuvuga ngo ntibarabasha kugira ikintu bafata gifatika, baba bari muri utwo tu village twatundi twavugaga twa Urgenia, twakitura turi inyuma ya za Bakhmut, ariko ntibaratobora imirongo yabo mu gihe ahubwo Abarusiya batangiye kwa advancinga muri north, ariho muri Kupiansk ugana Kharkiv, nkuko tumaze iminsi tubibona ahangaha kuri Waka podcast. Ngiye natangiye kubibabwira mbere, ariko abangaba kubera ko bari muri propaganda amakuru bajya kuyasohora ariko babona ko byarangiye na Ukraine nta ntuza nta mbaraga ifite zo kuzahindura ibintu, nibwo basohora inkuru. Hari inkuru isohoka kuri za Washington Post no kuri za France 24, ariko imaze iminsi 3 iri hanze ku buryo abantu bakurikira baba yizi, noneho babona byararangiye akaba aribwo babizana. Ngo according to the journalist, Kiev's attack on Moscow and other region of the Russia Federation will not change the course of the war. Nuvuga ngo Kiev udutero twose ikomeje kugaba ku butaka bw'Abarusiya, ari utudrone bohereza i Moscow, ari udutero tubera Belgorod, ibyo byose the Washington iravuga ko bidashobora guhindura icyerekezo cy'intambara. N'utuntu dutoya hano baravuga ngo the cost of the war they bring insignificant damage, kubera ko utwo tudrone bohereza n'iki nta kintu gifatika byangiza ku buryo byabuza umurusiya gukomeza urugendo rwe. Katurebe nanone iyi nkuru. Okay, reka tudutangirira ahangaha. According to the journalist, Kiev's attack on Moscow and other region of the Russia Federation will not change the course of the war. They bring insignificant damage, and because of them, the United States may generally refuse to supply long-range missiles, fearing that the armed forces of Ukraine will use them to strike at Russia. Muri kubyumva nuvuga ngo utu dutero bari kugaba kuri Moscow nta kintu kinini turimo kwangiza, ahubwo turi gutera abanyamerika kwibaza ku banya Ukraine, kwibaza kuri Zelensky
bikaba bishobora gutuma Zelensky atabona izo bita long range missile, kubera ko bavuga bati nituzimuha ashobora guhita azirashisha ku butaka bw'Uburusiya. Iyi rero ni Washington Post yatangaje ibi ngibi, ni ukuvuga ngo intambara yo iracyakomeje, ariko barabizi ko Ukraine izatsindwa. Mukurikije ibi ngibi ni ibinyamakuru by'abanyaburayi n'abanyamerika biba biri kwandika ibi bintu. So ukibaza ukavuga uti iherezo ni irihe? Iherezo ry'ibi bintu ni irihe? Melitopol yarabananiye, ubu ngubu ikintu kigiye kubaho Kharkiv bagiye kuyigarurira. Nkuko nabibabwiye kuri Waka podcast, Odessa byanze bikunze Odessa bagomba kuyigarurira kugira ngo bahure n'agace kari hakurya ako bita Transnistria. Na agace kari hakurya muri za Moldova, aho Abarusiya nabo biyomoye kuri Moldova, bakora agace kabo karindwa n'Abarusiya, n'ubu ngubu baba n'ingabo z'Abarusiya. Igihe cyose rero Abarusiya bafashe Odessa, bagafatiza inkombe za Odessa, bazahita bahura na Transnistria. Kubera ko karagahugu karagace kabo kari hariya, kari hagati y'ibihugu bya NATO, ni nkaho kari isolated. Rero barimo gushaka inzira nabo yazabahuza, nk'ukuntu twabonye Kaliningrad imeze, bashaka ko bazaca inzira itunguka muri Belarus, ifatanya Kaliningrad biciye muri Oswaoki ikagera muri Kaliningrad, igahuza Kaliningrad na Belarus. Ibi rero nabyo ni ibintu bishobora kubaho ahangaha muri Odessa rwose, kugira ngo Abarusiya bahure na kariya gace kari muri Moldavia. Nibyo ngibyo birimo kuba kugeza uyu munsi. Ikindi kandi mwamenya nuko inama y'Uburusiya na Korea y'Amajyaruguru na China irakomeje, iri kubera mu Burusiya. Akaba ari inama barimo kurebera hamwe uburyo basharinga technology mu bya gisirikari, uburyo bagira ubumwe mu bya gisirikari buzatuma babasha guhangana na NATO. Ibyo ngibyo rero tuzakomeza tubirebe. Ibyo nibyo biri gutuma uyu munsi Zelensky bamushyira kuri pressure yo kumubwira ngo jya mu biganiro. Nayo mpamvu nababwiye ati Zelensky ashobora kuzakurwaho, kuko yagaragaje ubutagondwa, yagaragaje ko ari umuntu utazasubira inyuma paka ku munya-Ukraine wa nyuma. Ni umuntu witeguye kurwana n'Abarusiya paka ku munya-Ukraine wa nyuma. Mu gihe cyose bakimuhereza ubwo buntu bwa feke, azakomeza amere nkaho ahangana n'Abarusiya. Ariko n'Abarusiya nimubireba neza bari ku mubare wabo, buriya hari uduce twinshi badafata kubera ko badashaka kudufata. Kubera ko gufata ibice binini bigusaba none gukoresha imbaraga nyinshi. Buri kintu basabwa no kumanaginga conflict. Naho ubundi pressure iri kuri Zelensky twarabibonye, iri kuva muri NATO, iri kuva ku bayobozi batandukanye barimo guhamagara Zelensky bamubwira bati nta yindi solution ni ukumvikana n'Abarusiya. Kubera ko nkuko twabibonye NATO ntishobora gutinyuka kugirana ikibazo cyangwa se gukorana intambara n'Abarusiya, kuko technology NATO ifite kugeza uyu munsi ntabwo ibashoboza kuba bahangana n'Uburusiya. Umurusiya yarasa ahashaka hose, yego nawe yaraswa, ariko nawe yarasa ahashaka hose. Ibi rero ntabwo ibi bihugu bya NATO bibyiteguye. None se niba waraswa, urumva nurasa Umurusiya nawe ukaraswa, inyungu ni iyi. Rero nuko niyo mpamvu ibihugu bya NATO bidashobora kwinjira muri conflict iri direct n'Uburusiya. Twarabibonye, tumaze kubona iyi years Abarusiya baronshinze, ni ikoranabuhanga rije risanga irindi ry'Abarusiya bagiye bubaka batekereza kuri OTAN. Uko twabonye ko iyi ntambara yo muri Ukraine kuva yatangira, twabonye ko Abarusiya ari ikintu kimwe bibeshye. Barwanye iyi ntambara yo muri igihe cyose bubatse igisirikare cyabo batekereza NATO. Ntabwo bigeze bubaka igisirikare cyabo cyangwa se kubaka inganda zabo ngo zubake ibikoresho bigende n'urugamba rwo guhangana inzu ku yindi. Ari byo bahise bahura nabyo ahangaha muri Ukraine. Niyo mpamvu mu minsi ya mbere ubona ko mu Rusiya ku bijyanye na drone yari ari hasi, ahita yitabaza Shahed z'abanya Irani,
anakorize ubu ngubu no muri iri murikagurishwa riri kuba Abarusiya bamuritse indi drone igiye kujya ku rugamba, nayo drone ya reconnaissance ifite ikoranabuhanga naryo riri ku rwego rwo hejuru. Ibyo rero byose tuzakomeza tubirebere hamwe, turebe ubumwe bw'Uburusiya n'Ubushinwa na Korea ya ruguru. Nge mbona bushobora kubamo ikintu kizima cyahangana na NATO rwose. Nge mbona havamo alliance yatera ubwoba NATO, kubera ko ibyo ni n'ibihugu bihuriye ku bintu byinshi cyane. Ni ubumwe budashobora gupfa guhungabana nk'uko wafata wenda ngo BRICS, igisirikare cya BRICS hari ukuntu kitakomeramo, kubera Abahinde buriya mbona ari abantu baba bakina double game muri BRICS. Ni nacyo kibazo BRICS izagira gikomeye cyane, ni ugukemura ikibazo cy'Abahinde n'Abashinwa. Tuzabirebera hamwe mu kiganiro cya BRICS. So iyi ni Waka Waka podcast. Turakomeza tuganire, turakomeza duhana ibitekerezo, turebe iyi ntambara yo muri Ukraine iri kwerekeza hehe, kubera ko ikindi kandi nuko mwamenya nuko ubu ngubu intambara higeze ni mu maofisi, ni mu manama, niko niho ari gufatirwa ibyemezo, ni ku mirongo ya telefone niho bari guhamagara ZELENSKY bakamubwira ati sasa ibintu byanze, jya mu biganiro. Iyi ni Waka Waka podcast rero, mukomeze mugire ibihe byiza.